twasanze rwakoreshaga ibintu birimo itabi. Hari abantu baba bavuga ngo banywa inzoga ariko ntabwo banywa itabi, ariko ugasanga ahubwo noneho banywa itabi rirenze rya rindi ry'urinywa akabishyira ku mugaragaro ko anywa itabi. Twasanze hari abantu banywa itabi ryinshi kurusha ba bandi, ariko bakarinywa batabizi ko bari kunywa itabi. Ugasanga bari kunywa itabi batazi ko ari itabi, bakanywa ryinshi kandi kurusha wa wundi wanyweye amasigara abiri cyangwa atatu. Tuzi neza ko ririya tabi bita igikamba ntabwo ari itabi ryiza mu by'ukuri. Ni itabi rinyobwa n'abasaza. Ndumva nta mujene watambuka mu mujyi ari kugenda mu muhanda ari kugenda anywa igikamba. Biragoye cyane ko wabona umujene, wabona umugabo, wabona iki ari kugenda anywa igikamba. Itabi ry'igikamba ni itabi ribi, rinaciriritse cyane, reka tubivuge muri ubwo buryo. Rero uru ruganda muri ibyo bintu rwifashishaga twasanze harimo itabi ry'igikamba. Muranyumvira? Itabi ry'igikamba ni iri ngiri muri kugenda mubona kuri screen, niryo ry'iryo ngiryo kabisa. Igikamba abantu batakizi ni igihingwa bahinga barangiza bakacyumisha. Bamara kucyumisha hari ukuntu bagenda nyine bagitunganya mu buryo ariko bwa kinyarwanda, twavuga ko ari itabi rya kinyarwanda. Bamara kucyumisha hari ukuntu rero bagenda bagitunganya bakazaba bakinywera mu bipapuro. Abakecuru n'abasaza nibo babizi cyane kuko nibo bakunda kubikoresha. So muri ibyo bintu twasanze rero bikoreshwa muri urwo ruganda, icya mbere ni itabi. Babanzaga gufata bakarisya, bamara kurisya bakarivanga n'urusenda. Urumva, fata urusenda waseye ufate n'itabi, uhita ubivanga. Numara kubivanga ufate n'amajyane ubishyiremo. Ibyo ni bimwe mu bintu byakoreshwaga muri izo nzoga. Noneho bamara kuzikora bakazifunga bakazishyira ku isoko. Ariko muri byo twabonaga bikoze izo nzoga, tukabona ko ari inzoga zikoreshejwe ibitoki ndetse n'inanasi. Wabonaga ko ari inzoga zikozwe mu bitoki ndetse n'inanasi. Tujya kureba rero dusanga ibyo bintu ni ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera. Twarapfuye ntago turi bazima byende. Twajyaga Yes, amahoro y'Imana rero nabane nawe wowe wamaze gukora subscribe kuri International Harmony TV. Reka nkubwire ngo ndagushimira cyane uburyo ukomeje kudutera inkunga, kandi ibyo byose nanjye ngusabira umugisha ku Mana, nkibwira ngo ijye bamfashiriza namwe ibaha umugisha mu byo mukora byose mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Nkubwira nawe utarakora subscribe, ukora subscribe kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5 ujye ukurikira inkuru z'ubwenge kuri International Harmony TV. Mbere na mbere rero reka mbanze mbasuhuze abantu bamaze igihe batabona, na sinzi ukuntu nabivuga basuhuzanya, ariko ni mu ndamukanyo y'igihe kinini. Ndari maze igihe kinini ari kuboneka kuri kamera kubera impamvu nanjye zitandurutseho. Banyarwanda, ni ibintu biza bikagwirira umuntu. Hari umunyamakuru umwe ukunda kuvuga ngo uyu munsi biba bimeze neza ariko ejo bikanga. Nanjye buriya niko byaje kuba bingendekera. So rero tudatinze, ndumva ewana mu mutwe wanjye harimo ibintu byinshi, kandi mbahishiye ibintu byinshi cyane, ku buryo ntago nabivuga ngo mbirangize, byansaba igihe kinini. Ariko ubwo nagarutse byose ngiye kugenda biva imuzingo. Hari abantu banyandikiye mwagiye munyereka ko kabisa munkurikira 5 kuri 5. Hari abamumagaye bakambwira ati se ko tubona tutari kwa uploadinga cyangwa tutari kutugezaho ibintu byiza, ariko ni ikigaragaza ko hari abantu tuba turi kumwe mu byo tuvuga byose cyangwa ibyo dukora byose tuba tutari twenyine. Reka dutangire rero, tuze twiteretse kuri mikoro za International Harmony TV. Nk'uko mubibona ndacyari wa wundi, ntabwo nigeze mpinduka. N'ubundi turasubukurira aho twari tugeze. Reka dusubukurire aho twari tugeze mu kiganiro duherutse kwa uploadinga. Ubwo duheruka kwa uploadinga, mbere y'ikiganiro gikurikira icyanyuma, twari twakoze ikiganiro ku makuru yari ari kugenda acaracara, cyangwa amakuru yari yatambutse agaragaza ibintu biri kugenda bicicikana by'ibinyobwa bitari byujuje ubuziranenge, biriya binyobwa bya Salama. Tugaruka tuvuga uburyo byatwangije. Ndabyibuka waje muri comment tambwira ngo baratubeshya ngo nago byaduteye indwara. Ahita ambwira ngo niba ngo ntuzongere kubinywa kugira ngo utazongera kurwara. Uwo muntu kabisa ni umuntu wansekeje cyane. Yesu ambwira ati niba koko byaraguteye indwara, niba wumva hari ukuntu batatubeshya byaraduteye indwara, ntuzongere kubinywa kugira ngo utazongera kurwara. Ariko njye nahise mbireka kugira ngo nazongera kurwara. Tudatinze rero bikomeje kugaragara ko ibintu turi kugenda dukoresha cyangwa ibintu turi kugenda dufata biri gukorwa n'inganda zimwe na zimwe biri kugenda birushaho kugenda bidutera indwara, kandi biri kugenda
bitera ibindi bintu muri twebwe, tukabona impinduka ntitumenye mu by'ukuri ngo izi mpinduka ziri guterwa n'iki, ntitumenye ngo ibi bintu bivahe bikajya hehe. Ariko turi kugenda tubona umunsi ku munsi ko uburyo ibyo bintu biri kuba bikorwamo ari uburyo butari bwiza cyane, ni uburyo butameze neza, ni uburyo butizewe. Ariko ntabwo twebwe nk'abakiriya cyangwa abaguzi b'ibintu twakwirenganya, ntabwo twakwirenganya, ahubwo dushimire leta ikomeje kugenda idufasha kugira ngo tumenye ibintu turi kugenda dukoresha bitujuje ubuziranenge. Ariko dukomeza rero gutembera, mu kanya ubwo twatemberaga, ntabwo mvuze aka kanya, ndi kuvuga mu minsi ishize ubwo twatemberaga, twanyarukiye hakurya dusanga inkuru yabaye imamu bya bintu twavuze ubushize yuko hari ibintu bimwe na bimwe dukoresha bitujuje ubuziranenge, dusanga byongeye byafashe indi ntera. Turabyibuka ko ubwo twaganiraga kuri za ji za Salama, ntabwo twavuze kuri ji gusa, hari n'ibindi twagiye tuvuga bimeze nkabyo, tuvuga ngo twirinde tugire gute. Ku banywi b'agacupa bari bihaye bariya banywa amaji cyangwa bakunda gukoresha ibintu by'amaji, abanywi b'agacupa rero namwe mwagarutsweho. Abakunzi b'agacupa, reka tuganire kuri izi nzoga tunywa, tureba tuvuga ngo ese ko twumva tuzinywa tugasinda tukagira gute? Rimwe na rimwe ugasanga tuzi ko inzoga ari ikiyobyabwenge, nyine tuzi ko ari ikiyobyabwenge, ariko ku bantu banywa agacupa ntabwo bemera ko ari ikiyobyabwenge. Hari n'abavuga ngo gishyira, sibyo ra, hari n'abumvisha bavuga ngo gishyira ubwenge ku murongo hari n'abumvisha bavuga ngo gishyira ubwenge ku murongo, ariko byaje kugaragara ko burya na ziriya nzoga tunywa ntago ari shyashya, ntabwo zujuje ubuziranenge. Ni mu karere ka Rwamagana rero ubwo hagaragaraga ibindi binyobwa bikoze mu bintu bitujuje ubuziranenge, ibintu bibi cyane, ibintu bisa nabi kabisa. Byese noneho binzinura, cyangwa byese ngiye binca ku nzoga ngiye ku giti cyanjye. Banyarwandakazi, si ukubabeshya, umuntu uzongera kumbona ndi kunywa inzoga ewana, sinzi, azabinyibutse azanyibutse ko nabivuze ko nazongera kunywa inzoga, yewe azance n'amande. Aha rero ni mu murenge wa Muhazi mu karere ka Rwamagana, ahagaragaye inzoga zahakorerwaga. Ni uruganda rwitwa Agahebuzo Processing. Urwo ruganda rwaje gusangwa rukora inzoga mbi cyane zakorwaga mu buryo bunyuranye n'amategeko, kuko urwo ruganda mu bintu rwakoreshaga inzoga, nako rwakoreshaga nyine izo nzoga, twasanze rwakoreshaga ibintu birimo itabi. Hari abantu baba bavuga ngo banywa inzoga ariko ntabwo banywa itabi, ariko ugasanga ahubwo noneho banywa itabi rirenze rya rindi ry'urinywa akabishyira ku mugaragaro ko anywa itabi. Twasanze hari abantu banywa itabi ryinshi kurusha ba bandi, ariko bakarinywa batabizi ko bari kunywa itabi. Ugasanga bari kunywa itabi batazi ko ari itabi, bakanywa ryinshi kandi kurusha wa wundi wanyweye amasigara abiri cyangwa atatu. Tuzi neza ko ririya tabi bita igikamba ntabwo ari itabi ryiza mu by'ukuri. Ni itabi rinyobwa n'abasaza. Ndumva nta mujene watambuka mu mujyi ari kugenda mu muhanda ari kugenda anywa igikamba, biragoye cyane ko wabona umujene, wabona umugabo, wabona iki ari kugenda anywa igikamba. Itabi ry'igikamba ni itabi ribi, rinaciriritse cyane, reka tubivuge muri ubwo buryo. Rero uru ruganda muri ibyo bintu rwifashishaga, twasanze harimo itabi ry'igikamba. Muranyumvira? Itabi ry'igikamba iri ngiri muri kugenda mubona kuri screen, niryo ry'iryo ngiryo kabisa. Igikamba abantu batakizi, ni igihingwa bahinga barangiza bakacyumisha, bamara kucyumisha hari ukuntu bagenda nyine bagitunganya mu buryo ariko bwa kinyarwanda, twavuga ko ari itabi rya kinyarwanda. Bamara kucyumisha hari ukuntu rero bagenda bagitunganya bakazaba bakinywera mu bipapuro. Abakecuru n'abasaza nibo babizi cyane kuko nibo bakunda kubikoresha. So muri ibyo bintu twasanze rero bikoreshwa muri urwo ruganda, icya mbere ni itabi. Babanzaga gufata bakarisya, bamara kurisya bakarivanga n'urusenda. Urumva, fata urusenda waseye ufate n'itabi, uhita ubivanga. Numara kubivanga ufate n'amajyane ubishyiremo. Ibyo ni bimwe mu bintu byakoreshwaga muri izo nzoga. Noneho bamara kuzikora bakazifunga bakazishyira ku isoko. Ariko muri byo twabonaga bikoze izo nzoga, tukabona ko ari inzoga zikoreshejwe ibitoki ndetse n'inanasi. Wabonaga ko ari inzoga zikozwe mu bitoki ndetse n'inanasi. Tujya kureba rero dusanga ibyo bintu ni ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera. Twarapfuye ntago turi bazima byende. Twajyaga tuvuga ngo njyewe meze uko nguko, hari ibintu bimwe na bimwe ntashobora gukora.
turabikoreshwa twe ntitubikora ariko turabikoreshwa ariko tukabikoreshwa tutazi ibyo turi gukoreshwa. Urumva abantu twanyweye amatabi, twanyweye ibiyobyabwenge birenze uko tubitekereza, tuzi ko ari inzoga turi kunywa. Urumva inzoga bakubwira ngo ikoze n'abantu barega batanywa ziriya nzoga ziremereye cyane nka ziriya nzoga z'amarikeri, usanga hari ukuntu inzoga ya rikeri uvuga ngo irimo ubukana ngo irarura cyane, hari ukuntu nyine uba wumva ikarishye cyane ku buryo umuntu wese atapfa kugira gute kuyishyira mu kanwa ngo ayinywe. Ariko wakwinywera ziriya nzoga wabonye zishushanyijeho inanasi, wakwinywera ziriya nzoga wabonye zishushanyijeho igitoki, ukumva umuneke wivanze n'inanasi, kumva ni ibintu bya danje. Wowe ufite imbaraga nyazo ku nzoga zigize gute, za nzoga ziremereye cyane, ugahita wumva wakwinywera ya nzoga igize gute yoroshye, ugasanga ugafite nko mu rugo iwawe, uri umudamu se, uri umugabo, uri umusore, uri iki, ugasanga wagashyize mu rugo iwawe, ugenda wisukira mu karahuri ugenda usomaho, wenda ukanakurikira bwa buryohe, ugakurikirana bwa buryohe bugiye buri muri iyo nzoga. Ariko noneho twasanze ibyo byose nyine aribyo mwagiye mufata, ntabwo yari inzoga ya nyanzoga. Ahubwo tunashimire leta ikomeze buriya bugenzuzi kugira ngo tugende turushaho kumenya ni ibiki twafashe cyane, ni ubuhe buryo dushobora kwivuzamo bitewe n'ingaruka twagiye duterwa n'ibyo bintu, ariko ntitumenye ko ari ingaruka twatewe nabyo. Uru ruganda rero rwitwa Agahebuzo Drink Processing rwabarizwaga ahangaha nyine mu karere ka Rwamagana nk'uko twabibonye. Ako kanya rero muri rya suzuma leta irimo ryo kugenda risuzuma ibintu bitujuje ubuziranenge, nibwo n'aba ngaba bahise bagira gute, basuwe, bamara gusurwa bagasanga bya bintu byose baherewe uruhushya, bahawe uruhushya bavuga ko ari ibintu bagiye kuzajya bakora, bakabikora ari inzoga bagiye kujya bakora, bakabikora mu gitoki ndetse n'inanasi. Urumva bagezeyo basanga bya bindi byose wapi, ntabwo ari byo bakoresha. Bamaze gusanga atari byo bakoresha, ikintu noneho cyabaye icyadanje kurusha ibindi, nuko abakozi bamwe bahise bagira gute, bahise birukanka baburirwa irengero. Urumva ntabwo bo bari bagiye biteguye ko kugira gute, bari biteguye kwirukankana abantu cyangwa kugira gute, nta makuru bari bafite. Bo bagiye gushaka amakuru no gushaka iki, no kumenya kugenzura nyine iyo nzoga ikorwa ite, bigenda gute, nk'uko twagiye tubona ejo bundi kuri Salamu. Bo wagira ngo bahageze abakozi babo batiteguye, ariko bakimara kubabona kuko bari bazi ko ibintu bakora atari ibintu bizima, bahise birukanka. Bamwe birukanse bari bashoboye kwirukanka, abandi nyine basigara aho ngaho, kuko ntabwo uruganda rwose rwata inzu y'uruganda nyine ngo rwirukanke ruhasige honyine. Ababashijwe gufatwa bafashwe, abandi barirukanka baratoroka. Abatorotse rero bagiye nyine, ariko abasigaye aho ngaho bafunzwe. Mbabwira ko na nyiri uru ruganda nyine, nyirarwo bwite nawe yafunzwe, ari mu bantu bafunzwe. Ibyo ngibyo rero reka tugaruke inyuma gatoya turebe, ese reka tugende turebe, hari ukuntu twe twavuze, wenda twaranarizaga nk'abantu twavuga ati Salama twazinyweye turi benshi, nta ngaruka zigeze zidutera, ji twanyweye ni nyinshi, nta kibazo zigeze zidutera. Mu anniversaire twaranyweye, mu birori runaka twarazikoresheje, ntawe twigeze twumva wagize ikibazo kubera iki n'iki. Ariko urumva harakomeza hakorwe iki kintu cyitwa iperereza. Iri perereza nirikomeza, mu biri ibi bikoresho dukoresha biva mu nganda, ni iki kiri buze kurokoka? Hari umuntu duherutse kuganira mu minsi yashize, arambwira ati ariko buriya urabibona ko mu mahoteli, mu mahoteli, kwa muganga, ahantu mu maresitora, mu biki, hagemurwa ibiribwa. Tukavuga ati niba hagemurwa ibiribwa, ubugari bukaba bukorerwa mu cyuma, ukabusya, ukagenda ugasya ubugari mu cyuma, icyuma kikamara kubusya, ntabwo bwasewe na parasitike, ntibwasewe n'igiti, bwasewe n'icyuma. Ukareba ugasanga cya cyuma cyaseye bwa bugari kigeze gute, kirimo akayunguruzo karasya kagashira, kaba kamazwe n'iki. Twibaza ngo nibajya muri iri genzura bareba ibintu byujuje ubuziranenge, ni iki bazasanga cyujuje ubuziranenge? Ese nyuma yo gusanga byose bitujuje ubuziranenge, ni iki kiraza kuza kuba gikorwa? Nagendeye kuri ako kantu nanjye ngashyira mu mutwe ko iyo turi abaturage bazanye imyumbati ku isoko, kiyo bagiye kugira gute, kugira ngo tubone ubugari, babujyana mu cyuma, icyuma kikabusya. Muri icyo cyuma hari akantu kaba gasesetsemo bita akayunguruzo. Reba nk'urugero, reba kuri screen ako gafoto twabashyiriyeho. Ako gafoto karakwereka ako ni akayunguruzo kagenda gasya imyumbati, kagenda ijyamo hasi. Hari igihe bavanga akayunguruzo kashize, bakazana kandi kayunguruzo. Ako kayunguruzo rero gasya ibyo bintu, iyo gashize kaba kashiriye hehe? Urumva ni ibintu byatashobora gutekereza, ukumva ko kaba kashiriye mu bugari turya muri bwa bugari. Ari byo garuka mvuga ati bishobora kuza kurangira ibintu 80% cyangwa 70% dukoresha, uretse byandi twikuriye mu mirima, ari byo bizasigara
aribyo byujuje ubuziranenge, kuko ibinyura mu nganda byose tuzasanga 75 cyangwa 80 bitujuje ubuziranenge. Reka dukomeze tuganira kuri iyi nkuru y'i Rwamagana y'izi nzoga. Nyuma rero y'uko aba bose bamaze gufungwa hakomeje kugenzurwa n'ibindi bintu bitujuje ubuziranenge. Nyuma y'uko ziriya salamu bazifunze, hasigaye abantu bose batangira kumanika ziriya ji zitwa Karungi. Hari n'abafashe, ntekereza bafashe amarogo ya Karungi bakagenda bayomeka kuki bakayomeka kuri salama kugira ngo zitwe salama, kuko kugira ngo bitandukanye bisaba gupfundura wenda no kunywaho, kuko salama yo irusha Karungi isukari nkeya gatoya. Abantu bose batangira kumanika za Karungi. Nyuma y'icyo cyumweru kimwe gusa, cy'icyumweru n'iminsi na Karungi zamaze kugaruka bivuga ko nazo zasanzwe zitujuje ubuziranenge. Aribyo byane navuga ati ibicuruzwa byose biri kugenda binyura mu nganda tuzasanga bitujuje ubuziranenge. Karungi nazo ubu ngubu ko zamaze gufungwa, ariko ntabwo twitwa bihagarara kuko amakuru dufite ntabwo ari amakuru ahagije kuri Karungi, ariko hari ibinyamakuru bimwe na bimwe dukesha izi nkuru z'uko Karungi nazo zamaze kuba zigira gute, zamaze kuba zifungwa, ariko amakuru ataragera ku bacuruzi cyangwa abacuruzi batari bahabwa oningi yo kuzikura hehe, yo kuzikura mu ma etajeri cyangwa kuzikura ku isoko ngo nazo zibikwe nk'uko salama zageze gute zaje kuba zibikwa. Izi nzoga rero nyuma y'uko bakubitsemo amajyane, bagakubitamo insenda, bagakubitamo ibyo byose bakabivanga, bakubitagamo n'aya misemburo bakoresha imigati, bakoreshagamo ni za Ruviri harya, ntago nibuka neza ukuntu bazita, ariko ni imisemburo pakimaya ni pakimaya hafi aho ngaho, ni umusemburo bashyira mu migati. None ibintu byose byaragiye birivanga, nkibaza umuntu wanyweye iyo nzoga yabaye ate ameze ate. Iriya nzoga ndatekereza uyinyweye ni zandi zikoresha abantu amahano, zica abantu. Buriya ni uburozi bwa hatari, ni uburozi bwa hatari. Bantu munywa inzoga, abantu bakunda inzoga za makeya, buriya ni uburozi bwa hatari. Ariko ntabwo twajajinga bariya bakora inzoga za makeya, ariko kuko aribo bakomeje kugaragara ko bagenda bakora ibintu bitujuje ubuziranenge, ibintu bidashinga, bidafatika, bidafite ishinge na rugero. Bazatugerere no muri ziriya nganda zikomeye, babanze batumenyere ngo zo zikorwa gute, bigenda gute. Ariko ndahamya neza ko ntabwo nk'uruganda nka Bralirwa rwaba rukiri ku rwego rw'ibi ngibi, kuvuga ngo ziriya nzoga za Primus za Mitsingi nazo barazikoresha ibi biyobyabwenge bimeze gutya. Hari ikintu maze iminsi numva nanone cyadutse, hari alcohol yadutse, iri alcohol ngo niba bayita, sinibuka neza izina rya alcohol nyine bakoresha ziriya nzoga z'ibyuma. Iri alcohol bakoresha ziriya nzoga z'ibyuma nayo iri mu bintu bavangishaga muri iyi nzoga kugira ngo ikomeze kugenda ijya ku isoko. Uyu nyiri uru ruganda rero bamwitaga Muzarendo, bamwitaga Muzarendo Rafael. Muzarendo Rafael rero nawe akaba ari ku isonga mu bajyanye kuri polisi. Libe yamaze guta, ni kuri Libe sori murambabarira, yamaze guta muri yombi. Libe yamaze guta muri yombi. Urumva we ni nyiri uruganda. Noneho amayeri y'aba bantu bakora izi nzoga, inzoga yasohokaga yanditseho ko ikorerwa Nyarugenge, ikorerwa mu mujyi wa Kigali nyine. Bagenzuye basanga nta na rimwe yigeze ikorera no muri uyu mujyi wa Kigali. Bikomeje gukomera, bikomeje kugorana, ni ibintu bikomeje rwose kugenda bituvanga mu mutwe. Tudatinze rero reka tugende tugana ku musozo iyi nkuru yacu y'ibi binyobwa cyangwa y'ibi bintu bitujuje ubuziranenge, kandi tugomeza gushimira cyane iki kigo gishinzwe kugenzura. Iki kigo gishinzwe kugenzura kabisa kiri kugenda kidufasha kumenya, kiri kugenda kidufasha kumenya ngo ni ibiki dushobora kwifashisha, ni ibiki, ariko ntabwo twavuga ko cyarangije kudufasha, kiracyadufasha. Mbwira abanyarwandakazi, mbwira abakoresha ibintu bivuye mu nganda kubanza kwigengesera kuri ibyo bintu. Hari ibintu bimwe na bimwe nyine nawe ushobora kubona ukabitekerezaho, kandi ukabikoresha ubizi neza, wabanje kubitekerezaho wibaza ngo ibi bintu bigenda bite, byakozwe bite. Hari nawe ureba ukabona biraciriritse. Ibyo bintu nyine tubanze tubyitondere. Aribyo byane nagarutseho kuri ziraje n'ubundi ukavuga ngo ni gute litiro 5 ushobora kugura amafaranga 4,000. Noneho uyicuruza we aba yayiranguye angahe? Aba yayiranguye 3,000, aba yayiranguye 3,500 gutyo, akayigurisha 4,000 ari litiro 5, sibyo? Twibuke neza ko akadomoro k'amazi gusa, amazi meza, akadomoro k'amazi meza karengeje mu mafaranga.
ji nziza agace ka litiro karengeje amafaranga. Urumva uwo muntu yakoresheje irihe banga rirenze ry'abandi bakoresha kugira ngo igicuruzwa aze yagikubise hasi? Ese izo produit yazikuye he abandi badakora produit nziza, ku buryo ikintu akizana yakigize gute, yagikubise hasi amafaranga yakubise hasi nyine kikaza kiri kuri icyo giciro. Rero tugira amakenga kugira ngo tubashe gusigasira ubuzima bwacu, kandi bajya bavuga ngo burya ngo kwirinda biruta kwivuza. Mureke twirinde kugira ngo nyine dukumire ibyo bintu byose bigenda, izo ndwara, dukumire ibintu byinshi cyane. Reka mbashimire rero kuko mwemeye kunkurikira.